subscribe. All-Mining Update. Reka tubasuhuze kandi tubifurize ibihe byiza mwe mukurikiranye channel yacu All-Mining Update. Njibasuhuza ni Samson nk'ibisanzwe. Ikituzanye muri iyi video rero nkuko naremaze kubibamenyesha, dufite amakuru n'ubusesenguzi dukwiriye kuba kuri iyi mining ya Avive nkuko mubona tuyirimo. Iyi mining ya Avive yaje ari mining tubona rwose imiterere neza ari nk'iya Satoshi murayizi mwese, ariko ibintu iri kugenda yerekana nayo dukwiriye kuyimenyaho amakuru. Buri wowe wayikozeho mining ukwiriye kuyimenyaho amakuru kugira ngo wicare ubizi neza. No kuvuga ngo iyi mining yaraje tubona rwose nziza, haba guclaiminga ubwo ndavuga claim yayo nyine hano mu kubikuza cyangwa se mu claiminga izo winjije, urabona ko rwose iteye nka kowa neza, iratanga na bitcoin nkuko na kowa yaje zitanga. Ariko iyi mining hari ibintu by'ingenzi bitatu ngiye kukubwira ukwiriye kuyigendamo, ariko ukabigendamo mu maguru make. Wowe ukurikiranye iyi video kuri channel All-Mining Update, mbahereza ubusesenguzi ku giti cyanjye, simba bibahatamo umuntu akora ibintu biri mu mutwe cyangwa se yiyumvamo, ariko mba ngira ngo nk'ubusesenguzi nk'umuntu wenda ukurikirana ibi bintu cyane, ugenze gake cyangwa se niba ari n'umushinga wakizera. Hari imishinga tuba dufite twizeye tubona izagira umumaro, ariko ugasanga n'indi tubona yakagize umumaro hari ibyo izana tukabanza kubigiraho amakenga. Nk'abantu mwakoze mining ya cake kowa murabizi, nayo twabonaga ari mining izaba imeze neza cyane, ariko ibintu byo kudushaka kutwiba kowa zacu mwarabibonye muri video duheruka kubakorera, twaberetse uburyo ki ari mbi. Rero situvuze yuko umushinga ushobora no gufailinga, by the way cake ko ushobora no kuba yana successinga pe ikajya ku isoko pe, ariko mu busesenguzi bwacu tubanza kureba ikiba cyihishe inyuma y'ibintu. Nuvuga ngo niba ugiye kubikuza cake kowa, nubwo mbizanye muri video ya Avive ariko bitari ngombwa, niba ugiye kubikuza cake kowa 100 bakagukata kowa 5 kowa 10, ntago abo bantu iyo gaze fi nkuko nayo babwiye nta nahane baniyo ubikuza bitcoin niyo zaba ari 5 bikuje bitcoin, dore kiri ku madolari 30, ntago wagukata amadolari arenga 3, amadolari 5 bayakata ya gaze fi. Reka bira bintu ntago bibaho. Rero muri iyi video nanjye icyo ni kibankinzanye ni iki ngiki, nje kuvuga kuri izi NFTs cyangwa se izi NFT tumaze iminsi duclaiminga kuri Avive. Nicyo kintu kinzanye muri iyi video. Izi NFT zo kuri Avive duhora duclaiminga, murareba nazo zirimo ibintu by'ingenzi ukwiriye kumenya. NFTs ku bantu basanzwe babimenyereye ubundi ni uburyo abantu bakora ibintu ibishushanyo cyangwa se nk'amafoto, nayita amafoto, ariko ayo mafoto aba ari umwihariko NFT. Era NFT rero impamvu mu bwenga amafoto aba ari nk'umwihariko uzarebe nukuvuga ngo nago uclaiminga imibare, uclaiminga NFT ariko ikaza ari nk'ifoto. Ira foto rero ibikoze ku buryo nigira copy, nukuvuga ngo ni nkuko tuvuga ngo ifaranga rikorwa na beneri cyangwa se n'ikindi gihugu, ariko wowe ubwawe ni wajya haranwa rwa gitema cyangwa se mu iduka ryawe ahantu ziba printinga ngo urigurane. Rero NFT nayo ni nkuko imeze, nukuvuga ngo iba ari ifoto ariko bakazifotora izo foto. Nukuvuga ngo nk'abanyiri Avive abangaba baba bararebye ati nka Avive free mind muribuka ko babahaye NFT, barabereka bati dore igishushanyo twakoze ngiki. Hari n'ahantu nawe ubwawe wenda tuzabategurira video bivugaho NFTs ikimaze, hari naho nawe ubwawe ushobora gukora ifoto, wenda tuvuge nko ku mushinga wa Pi Network, ugakora ifoto nziza ukayidesigninga fresh, ubundi ukamenya ngo nakoze wenda nibura nk'amafoto ameza cyo wenda 500. Ayo mafoto rero iyo ufashe ifoto imwe wenda ukayereka nka kuba team ya Pi Network, hari inzira ucamo nyine hari urubuga ucaho, kereka tubaye tubisobanuye muri video y'ubutaha kugira ngo musobanukirwe NFT. Hari link ucaho cyangwa se website ujyamo nawe ugacreatinga your idea, no kuvuga ngo ujyamo nawe ugashyiraho NFT ya coin runaka cyangwa se sina coin gusa, ushobora no gufata umushinga niyo yaba ari nka Binance, niyo yaba ari crypto
cyangwa se Binance ushobora kuvuga uti ugakora agafoto keza kayo ukagapostinga muri iyo platform warakozemo account, ba nyiri umushinga babona kari keza bakakemera kukakugurishiriza. Rero niko NFT bimeze, no kuvuga ngo zira NFTs batanga zishobora kuvamo amafaranga kimwe nuko atanavamo. Ariko twebwe iki tuzanye muri iyi video tuje gutanga ubusesenguzi kuri mining kugira ngo buri wese ajya bugendana hakiri kare. Iyi mining ya Avive iratwereka NFT, murabona turazikureyiminga, ariko harimo ikintu abantu tutitaho cyane. Ntabwo twita kuri iyi gaze fi ya Arbitrum. Zira Arbitrum ni Ethereum tuba tubaha za nyazo. Nuvuga ngo wowe baguhaye kiriya gifoto ugifite muri Trust Wallet cyangwa se ugifite muri MetaMask, ariko ntabwo wowe utekereza ko wabahaye amafaranga ya nyayo. Wabahaye amafaranga ya nyayo. Nk'ubu ngubu iyo urebye Ethereum, wenda video kugira ngo muhiye muyisobanukirwa neza, iyo urebye Ethereum aho igeze ubu tuvugana, rindire wenda network kugira ngo aze ahantu Ethereum igeze ubu tuvugana, murarebe iri ku 1592, urumva hafi muri miliyoni n'ibihumbi na 700 by'amanyarwanda. Rero iyo bimeze bityo, iyo wowe ushyize Ethereum zawe muri MetaMask, warangiza kugira ngo bikuze zino Avive baduhereza ngo ni NFTs. Izi NFTs nta mahirwe menshi tuba dufite, twese tuba dutegereje imishinga nk'abayitegereje nyine bisanzwe. Ariko iyo ubahaye amafaranga yawe, ubu yabahaye muri video mperuka kubakorera yo kuri keke kuba naberetse uburyo ki bo abazungu bagira ubwenge bwabo bihariye. Abazungu bagira ubwenge bwo kugira ngo twebwe badukuremo amafaranga. Mbere na mbere reka nkwe fact kugira ngo ujye uhora wizeye ko ibyo nkuha mbafite amakuru ya nyayo yo kugenderaho. Mbere na mbere wowe wakoze mining, niba warakoze mining ya Satoshi, mere kuri Satoshi wenda yaronshinzweho rimwe tukayibona. Satoshi ku muntu wayibonye ironshinga na hamwe kuva umushinga watangira bigeze bahitanga basaba umuntu kugira ikintu abaha. Wowe wakoze mining ya Satoshi urabizi, na n'ubu ngubu umushinga urakomeje baramayiningamo iyo coin bita OpenX, ariko na hamwe bigeze basaba ngo investinga cyangwa se nibura muri MetaMask yawe haba harimo $1 waho hantu wababeshyeye. Nicyo kintu kikubwira umushinga uri serious. Umuntu wakoze mining ya Pi network nawe ukiyikora n'ubu ngubu, yaba gukora migration, yaba gukreate wallet, yaba ikintu cyose, mamya yuko nabo bwabo barakubwira ngo ukoresha gaze fi zabo. Wowe coin baguhaye bashyize muri wallet yawe nizo bakatamo, nizo bagira gute, na namwe bagusaba ko investingamo $1 yawe. Rero impamvu mbivuze gutyo, iyi Avive irahora igusaba gushyiramo izi Ethereum gaze fi. Murabona ni Ethereum za nyazo zifite agaciro nkuko naberetse agaciro zifite, kugira ngo ukureyiminga izi NFT zabo. Rero aha hantu impamvu nkubwira ngo ukwiriye kugenza amaguru makeya, ukwiriye gukurikirana umushinga. Yego ushobora kuzana successinga, ariko hari ibintu byo kwinvestinga. Niyo mpamvu mbakangura nk'abantu mukurikira channel on mining update, ibintu bigusaba kubitsa amafaranga yawe wowe. Nuvuga ngo mining is free, ariko kugira ngo bikuze shyiramo amafaranga. Kubera iki babitanze ari ubuntu bagira ngo uzatanga amafaranga? Icyo kintu kucyo kibota kibazaho. Nuvuga ngo wowe niba umushinga ari umushinga, ukwiriye kuba waraje ufite amahame ugomba kugenderaho, ariko amahame niba ari ukugutangira ubuntu ni ubuntu nyine. Niba ari bwa buntu, nanga urugero nko kuri Omega network, murabyibuka Omega wakiriyetingaga wallet yayo muri MetaMask cyangwa se muri OKX, bagahita bakwiheramo Omega igice kimwe cya gaze fi. Abantu mwakoze mining ya Omega murabizi, ni ukuvuga ngo bo bahita bakwihera gaze fi kugira ngo ibaze kuyikata. Aho kibaza wowe Ethereum imaze imyaka 8 cyangwa 10 iri ku isoko, ukibaza ahantu ihurira na Avive itaranajya ku isoko, ngo kugira ngo ubikuze biragusaba ku investingamo Ethereum. Icyo kintu ukwiye kujya ugitekerezaho wakoze mining ya Avive. Rero ku bujyanama bwacu ntabwo nshaka ko video iba ndende, ibi bintu mujye mubigenzamo amaguru make. Ni ukuvuga ngo iyo uri kuri iyi nuza yabo, katurebe ko twakinjira muri Twitter yabo kugira ngo
tubashe gukurikira amakuru. Ni ukuvuga ngo babanje bazana NFTs ya Avive profile, reka mera aho ngaho bazanye ya Avive profile, ariko iyo ngiyo yo bakajya bayishyuza kugira ngo uyigire. Abenshi ntago mwayitunze, ariko iyo nayo yari iriho bavuga bati wishyuraga I think ni mu madolari 5, nabwo nyine wavunje muri Ethereum kugira ngo uyibone, bakagukata gaze fi zibiri mu madolari 5. Uri kwimagine umushinga uri ku isi yose, abantu bose bakoreye iminze batanga amadolari 5. Ni amafaranga menshi cyane, bo baba bunguka. Niyo bavuga kugira ngo abazungu bagira ubwenge baturusha cyane. Ndabona network zitari gutuma biza, ariko wenda nanabisobanura kugira ngo ubyumve na video nirwe iba ndende. Ubwa kabiri batuzanira iyo bita ngo ni Avive free might, bayiduha ku buntu mu rwego rwo kugira ngo, ni ukuvuga ngo nkuko nakomeje kubahereza ubusesenguzi nk'umuntu ukurikirana izi mining, bazanye ile ya Avive profile, babona abantu nago bayitabiriye kubera kirasaba ku investing amafaranga menshi. Barangije banyura mu zindi nzira, bazana iyo bita ngo ni Avive free might y'ubuntu, ariko bakakubwira ngo urashyiraho gaze fi. Icyo kintu muri kucyumva neza. No vuga ngo bo babonye yuko ubwa tekinike ya mbere bakoresheje idariye, bazanye ya kabiri yo gutanga Avive iyo NFT ku buntu, ariko ugashyiramo amafaranga kugira ngo bayiguhe. Icyo ni ikintu nacyo ugomba gutekerezaho. Ubwa gatatu batuzanye Avive partner voyage, iyo nayo irasaba amafaranga. Ayo yose ni amafaranga yawe ubutakaza muvandi. No vuga ngo wowe nkurikiranye, waba uri umunyarwanda waba uri umurundi, menya ngo ayo ni amafaranga uri gusohora yawe, apana kuvuga ngo Avive ngishobora kujya ku isoko. Ibyo nta ubyizeye, umushinga tuwubara ubundi wagiye ku isoko. Rero muri iyi video nagira ngo ngusobanurire ko abazungu ubwenge bafite, nubwo kugira ngo twebwe bajye bahora baduhaka ibintu mu buryo tutazi. Wowe uramayininga ibintu ku buntu bitaranajya no ku isoko, utanazi n'amaherezo yabyo, ariko uri kubaha amadolari ari ku isoko azwi ahora acuruzwa. Ni ukuvuga ngo wowe ngewe undi muntu tubaye abantu miliyoni 10, tubahaye buri muntu amadolari 5. Ayo ni amafaranga menshi, bo baranayabikuza bikorera ibyo bashatse. Ariko wowe ntutekereza kuri iyo ngaruka, ahubwo uri gupfa kurekwa. Niyo mpamvu mvuga ngo rero ubujyanama twatangaga ibi bintu byo gutunga aya ma NFTs abantu mu bigabanye. Yego si nkubuza kubikora, ushobora kubikora kuko wenda ubona nta kibazo, ufite amafaranga arahagije. Ako nkawe muntu ubuzi yuko uri na nyakabyizi, wenda uririgiye ko mining yaza kuha amafaranga, ukirirwa ushoramo amafaranga yawe. Musabye kugira ngo ibi bintu bigabanye, uyirinde, kuko uba ari ubujura. Ibi nabyo biba bigaragaza ko umushinga ushobora kuzaba ari scam. Niba bakwishyuza mu guhereza NFT, iyi NFTs yabo bakagukata amafaranga, wibwira yuko na Avive mu kuzibikuza utazayakatwa? Ejo bundi bazatubwira ngo kugira ngo bikuza Avive ufite muri mining yawe birasaba amadolari 10, nanone nayo yashyiremo. Tuba abantu 1000, tuba abantu biyangaye. Iyo uwo mushinga niyo wafeiringa, abo ntacyo baba barahombye, baba barungutse mushuti wanjye. Rero nicyo nendaga kubahugura muri iyi video. Kora subscribe niba utarayikora, nyaboneka. Ibi bintu bya Avive partner voyage bahora baduhereza, Avive profile, Avive free might, ibyo byose dukwiriye kubyirinda, tukarindira umushinga. Niba ari no KYC bakayiduhereza, tukareka ko tuyibona mbere na mbere, nibura n'izi Bitcoin batanga nkuko Satoshi yaziduhaye, tukazibikuza tukabona turanaziriye. Nabo niba nubona bagusabye, nubona izi Bitcoin zibikuje, wenda icyo gihe uzizera uwo mushinga. Ariko igihe ubona nta kintu na kimwe umushinga uratanga, nta makuru ya mainnet, ntaki, bo bari mu gushaka gutwara ibintu by'abantu gusa, nta kindi gitekerezo bibifiti. Rero wowe ukurikiye iyi video, genza amaguru make mu kujya muri bino bintu bya Avive profile, Avive partner, ibi bya NFTs bya Avive, bigenzemo amaguru make. Sinkubujije kubikora, wowe ufite ubushobozi ntacyo byaba bitwaye. Rero murakoze. Ayo makuru nendaga kubaha kugira ngo buri wese abisobanukirweho, ayigireho ubumenyi nk'ubusesenguzi bwacu nka channel ALL-MINIG-UPDATE. Ndagushimiye cyane rero wakoze subscribe kuri iyi channel, kora like, comment, kora share kuri bagenzi bawe mu bana uzi bakoze mining ya Avive, kugira ngo iyi nkuru ijye bageraho, kandi mujye mukanda no kukazogera kugira ngo indi update kuri mining zitandukanye, ntago ari Avive gusa, ni mining zigiye zitandukanye. Abantu mukora mining, iyi channel inyuramo amakuru ya buri mining. Ndabashimira cyane rero ko wakoze subscribe. Ubu nonaha kora na share kuri bagenzi bawe, nabo bakore subscribe na share. Hamwe nanjye, hamwe nawe, twazateza imbere channel zacu, kandi nawe utera imbere mu kumenya
ibyerekeye industry ya cryptocurrency. Ndabashimiye cyane rero, ibihe byiza.